Ni inkuru ndende igaragara ku kinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda bagira bati imyaka 27 nta byangombwa bimwemerera kuba mu Bufaransa, gukekwaho kwicisha umugabo wapfuye ashaka gatanya umugore na Perezida François Marie Adrien Maurice Mitterrand yabonye akivugira ko ashobora kuba yarahanzwe na shitani, na n'ubu aracyagarukwaho kubera uruhare rukomeye akekwaho mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abasaga miliyoni. Agathe Kanziga Habyarimana imyaka 79 aracyari ihwa mu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa nyuma y'imyaka 27 icyo gihugu kigize uruhare mu gushyigikira politike y'umugabo we Juvenal Habyarimana yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1994. Bagira bati Kanziga ni umwe mu bagore bake ku isi basinze ubutegetsi kurusha abagabo babo babaga baburimo, aho yigaruriye ijambo rikomeye mu butegetsi bw'umugabo we guhera mwaka wa 1973 kugeza mwaka wa 1994 ubwo Habyarimana yapfaga ahanuwe mu ndege, na nyuma gato jenoside imaze gutangira. Ati urukundo rwa Habyarimana mwene Jean Baptiste Ntibizirikana na Kanziga Agathe mwene Gervais Magera rwatangiye mwaka wa 1963, umwaka umwe u Rwanda rubonye ubwigenge. Habyarimana wari kapiteni mu ngabo yabengutse Kanziga wari mu myaka 20 bahuriye mu misa, aza kumwandikira akabaruwa kasubijwe nyuma y'imisi 9 Kanziga avuye mu masengesho ya noveni nkuko yabibwiye televiziyo Verte yo mu Bubiligi muri 2017. Ati tariki ya 17 Kanama mwaka wa 1963 nibwo ubukwe bwa Habyarimana umuhungu mukateshiste wirambura n'umukobwa w'umucuruzi wo mu Bushiru, ati bwabaye mu cyubahiro cya gisirikare. Umuryango wa Kanziga wari wishoboye kurusha uwo kwa Habyarimana, ariko kubera amapeti yagendaga yungikanya ku ntugu z'umukwe wabo barushijeho kumwizera ndetse no kumwubaha mu muryango. Habyarimana yarushijeho kwizerwa mu butegetsi bwa Gregoire Kayibanda, ari nako azamurwa mu ntera no mu myanya kugeza amuhiritse ku butegetsi muri Nyakanga mwaka wa 1973. Agathe Kanziga nawe yarushijeho kwigaragaza cyane muri Repubulika ya Kabiri ubwo umugabo we yaramaze guhirika Kayibanda. Umuryango we awinjiza mu nda y'ingoma, bashinga akazu ati kaje kuba akarwa ko kwigwizaho ubutunzi bw'igihugu, kwikiza abashakaga kwitambika imigambi y'ubutegetsi no gutegura umugambi wa jenoside. Raporo mize yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko Habyarimana ari wari ukuriye akazu kari kagizwe n'abo mu muryango we ndetse n'abandi bahizanguni b'abahutu bo mu bice by'amajyaruguru bafatwaga nk'inkoramutima z'ibukuru. Bamwe mu bantu bari bagize akazu bakomeye cyane harimo nka musaza wa Kanziga witwa Proteze Giranyirazo warozwe nka Monsieur Z cyangwa se Mr Z, uyu ku myaka 35 yari prefet wa Kibuye. Mu mwaka umwe yahise agirwa prefet wa Ruhengeri, intara yari ifite byinshi cyane isobanuye ku bucuruzi kuko ariho hanyuraga ibicuruzwa biva cyangwa se bijya Uganda, za magendo z'amabuye y'agaciro, ubukerarugendo, mu ngagi ndetse n'ibindi. Mr Z niba wari igikomerezwa kurusha abandi ndetse anatinyitse mu kazu. Uyu yaje gukora akandi gatsiko kagenzuraga hafi ubucuruzi bwose bwakoreraga mu gihugu kandi kabufitemo akaboko, ati kari karimo kandi na Colonel Elisa Gatwa wari mwene wabo wa Kanziga ndetse na Colonel Pierre Celestin Rwagafirita mubyara we. Muri guverinoma ya Habyarimana mwaka wa 1973 Pierre Celestin Rwagafirita yahise agirwa minisitiri w'urubyiruko, nyuma yaje rero guhabwa kuyobora gendarmerie. Agathe na bene wabo ati bakomeje gushakisha bizerwa bo kwinjiza mu kazu, hinjizwamo abandi barimo Laurent Serubuga wavaga mu gace kamwe na Agathe ka Bushiru muri komine Giciye, waje kuba umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe. Muri inkuru ndende y'ikinyamakuru rya Akadomo.com bakomeza bagira bati Colonel Toneste Bagosora nawe uwo mu Bushiru yabaye icyegera cya hafi cy'akazu, ati niwe wahawe kuyobora ikigo cya gisirikare cya Kanombe nyuma y'urupfu rudasobanutse rwa Colonel Mayuya wakiyoboraga. Bivugwa ko Mayuya yishwe ku mabwiriza ya Agathe Kanziga Habyarimana kuko yashakaga kwivanga mu mikorere y'akazu. Raporo d'Icler ivuga ko akazu cyangwa se Liaison Zero kari kagizwe n'abahizanguni b'abahutu baturukaga amajyaruguru barimo abasivili n'abasirikare bari hafi y'umuryango wa Perezida Habyarimana kandi batari bashyigikiye namba ibitekerezo byo gusangira ubutegetsi mu buryo bwa demokarasi. Ubwo urugamba rwo kubora igihugu rwatangizwaga mu Kwakira mwaka wa 1990, akazu kagize uruhare mu gushinga agatsiko kabicanyi bise Escadron de la Mort, kari kagamije kwica abo badashaka barimo abanyapolitike b'abatutsi kugira ngo barusheho kwangisha abahutu n'abatutsi. Mu kazu niho hacuriwe imigambi yo gushinga ibinyamakuru byashishikarizaga abahutu kwanga abatutsi birimo Radio Twitsi, RTRM ndetse n'ikinyamakuru Kangura.
gatanya no kwicisha umugabo we. Ati kugeza ubu ntiharamenyekana abahanuye indege yari itwaye Habyarimana, ariko akazu na Agathe Kanziga ngo bagiye batungwa agatoki kenshi, by'umwihariko kuko ngo batari bashyigikiye ibiganiro by'amahoro bya Arusha. Kuri Kanziga we ngo kuba yari kwica umugabo we ngo bari bamaranye imyaka 31 bifite indi mvano. Ati hari amakuru yagiye hanze muri 2007 ubwo Agathe yasabaga guhungira mu Bufaransa yimwe kugeza na n'uyu munsi, aho umwe mu bayobozi b'Ubufaransa wari ukurikiranye iyo dosiye yavuze ko mu minsi yapfuyemo Perezida Habyarimana yifuzaga gutandukana n'umugore we. Ati ntabwo asobanurirwa impamvu Habyarimana yashakaga gutandukana cyangwa se yashakaga gatanya, ariko birumvikana ko amakuru y'iyo gatanya yatanzwe n'umugore ubwo yashakaga ubuhungiro mu Bufaransa. Uwo muyobozi ati watangaje amakuru yemeza ko kubera iyo mpamvu ya gatanya Agathe nawe yashoboraga kwiyunga cyangwa se kwivugana umugabo we. Ati muri Kamena mwaka wa 1994 Uwanyirigira Jeanne wari ufite imyaka 24 na Uwimbabazi Marie Claire wari ufite imyaka 20, abana ba Dr Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa Habyarimana, batanzwe ubuhamya mu Bubiligi bavuga inzira banyuzemo nyuma y'urupfu rw'umubyeyi wabo waguye mu ndege ya Habyarimana. Abo bakobwa bavuga ko ubwo amakuru y'ihanurwa ry'indege yamenyekanaga bajyanywe mu rugo rwa Perezida bakahamara iminsi, aho bahaboneye indi shusho ya Kanziga itandukanye niyo bari bazi kumugira neza washinze ikigo cy'imfubyi Saint Agathe cyari giherereye i Masaka. Mu buhamya bwabo bavuze ko bari kwa Habyarimana i Kanombe baje kumva amakuru y'uburyo ngo mbere y'umunsi umwe ngo Habyarimana hanurwe mu ndege, Perezida Mobutu wayoboraga Zaire yahamagaye Agathe amusaba kumenyesha umugabo we ngo ahindure urugendo kuko yari yamenye amakuru y'uko hari abashaka kumwicira mu ndege. Abo bana bavuga ko atabikoze kuko iyo aza kumuburira atari kujyayo. Raporo de Claire ivuga ko hari abantu bari hejuru mu butegetsi bashoboraga kuba baragize uruhare mu rupfu rwa Habyarimana. Hejuru ya byose hari akazu kuko imigambi myinshi cyane ariho yacurirwaga. Hari raporo y'ikigo gishinzwe iperereza ryo hanze mu Bufaransa uyu mwaka wa 1994 ivuga ko umwe mu basirikare bakuru ba FAR yari yaravuze ko muri Mata mwaka wa 1994 hazaba akantu. Haraho raporo igira iti tariki ya 1 Mata mwaka wa 1994 hari inyandiko yasinywe yemera ko ibikoresho birimo lisansi, intwaro nyinshi zivanwa mu kigo cya gisirikare cya Kanombe zijyanwa mu kigo cya gisirikare cya Kimihurura cyabarizwagamo abarindaga Perezida. Ati kompanyi ebyiri z'abasirikare barwanira mu kirere zarimo abasirikare nka 300 nabo boherejwe ku Kimihurura bavuye i Kanombe. Ati byakozwe mu bwiru bukomeye cyane ngo batabonwa n'ingabo za Loni zari mu butumwa bw'amahoro minual. Uwo musirikare yavuze ko uko kongerera imbaraga ngo kwari kugamije korohereza abajepe mu kigo cya Kanombe kugira ngo bashyire mu bikorwa umugambi wabo ku itariki ya 6 Mata. Umugabo ngo amaze gupfa ubutegetsi bwasigaye mu biganza bya Agathe. Guhera tariki ya 6 Mata umwaka wa 1994 ubutegetsi bwasigaye mu biganza bya Kanziga n'abari mu kazo nibo bari bashinzwe kugena abajya mu buyobozi, kwemeza abagomba kwicwa n'ibindi. Mu buhamya bw'abana ba Dr Akingeneye bageze mu rugo rwa Habyarimana mu ijoro ku itariki ya 6 Mata bavuga ko basanze abo muri urwo rugo barubiye bakubita agatoki kandi ko abatutsi bagomba kwishyura urupfu rw'umubyeyi. Bavugaga ko bahageze bagasanga mu ruganiriro hari umugore wa Perezida, umukobwa we Jeanne ndetse n'umugore wa Ambasaderi Renzaho. Mu ruganiriro hari imirambo igera kuri 7. Ati mu mirambo yari iryamye aho hari harimo uw'umubyeyi wabo Dr Akingeneye. Ati bafashwe n'ikiniga baramwegera ngo bamuririre. Agathe Habyarimana arabihanangiriza ngo umwanzi atava ababona. Bati yongeyeho ko ahubwo natwe dukwiriye gufata imbunda nk'umuhungu we Jean-Luc wari ufite imbunda ya R4. Ubwo ati twatangiraga gusenga Agathe yatubwiye mu ijwi ryo hejuru ko dukwiriye ahubwo kujya gufasha interahamwe kwikiza umwanzi. Muri ako kanya ababikira ngo bashiki ba Perezida bari bahageze na Musenyeri wa Kigali. Ati twumvise umubikira witwaga Godereve mushiki wa Habyarimana wari mu gikoni avuga ko abatutsi bose bagomba gupfa.
ati muri urwo rugo uwanyirigira na Uwimbabazi bavuga ko biyumviye hagati Habyarimana abwira abasirikare ko ikintu cyose bashaka gukora bagomba kubanza kumubaza. Yabivuze ubwo bamubwiraga ko bashaka kwemeza Marcel Gatsinzi nk'umugaba mukuru usimbura General Deogratias Nsabimana wari waguye mu ndege imwe na Perezida Habyarimana. Imyaka 27 imaze nta cyangombwa ariko abaye mu mudendezo mu gihugu cy'Ubufaransa. Akigera mu Bufaransa mu butegetsi bw'icyo gihugu ari huzuyemo benshi cyane mu bakoranye n'umugabo we bakomeje kumworohereza mu ngendo agahabwa ibyangombwa ndetse bihimbano. Icyo gihe kandi bya jenoside yakorewe abatutsi byari bikirimo igihu ku buryo uruhare rwe muri ayo mahano rutari rwakavuzwe cyane nk'uko biri ubu. Ati byamuhaye uburyo bwo gukomeza gutembera isi nta nkomyi. Ibiro ntaramakuru Hirondelle byatangaje ko guhera mwaka wa 1994 Agathe Habyarimana yagiye yoherezwa gutembera mu mahanga abikesha pasiporo y'abadiplomate yahawe na Gabo mu mazina ataraye ndetse n'indi yari yarahawe n'ubutegetsi bwa Zaire ikiyoborwa na Marshal Mobutu. Uruhare rwe muri jenoside uko rwakomezaga kuvugwa, Ubufaransa bwafashe umwanzuro wo kumwima ibyangombwa by'ubuhunzi. Ni ukuvuga ko imyaka 27 imaze mu gihugu nta byangombwa. Muri 2004 Agathe yegereye ibiro bishinzwe kurinda impunzi mu Bufaransa OFPRA, nyuma agana komisiyo yita ku mpunzi na Conseil d'Etat, ikigo kigira guverinoma inama ku by'amategeko. Hose yahageze asaba ko yakwemererwa ubuhungiro barabumwima. Ubusanzwe kandi bafatiwe mu gihugu runaka nta byangombwa, feri ya mbere bahita bapakirwa bagasubizwa mu bihugu byabo. Igitangaje kuri Kanziga nuko yanashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kubera uruhare akekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi, nyamara Ubufaransa bwakomeje kumukingira ikibaba. Muri 2010 ubwo hari hashize ukwezi Perezida Nicolas Sarkozy asuye u Rwanda, Agathe yarafashwe hakurikijwe impapuro yari yashyiriweho, nyamara yaje kurekurwa nyuma. Uyu mugore wahoze avuga rikijyana muri Repubulika ya kabiri ashinjwa by'umwihariko uruhare mu bwicanyi bwibasiye abatutsi mwaka wa 1992, gutoza interahamwe, gutegura umugambi wa jenoside n'ibindi. Muri 2017 yatunguranye avugira kuri VRT kuri radio RTRM bamushinja gushinga ntayazi. Yagize ati ntabwo nzi radio RTRM, ubundi se yakoraga iki? Uzi ko ntigeze nyumva, umukozi wanjye rimwe niwe wigeze kumbwira ko hari radio ebyiri, ati RTRM na Muhabura, ati ziri guterana amagambo, ati sinigeze numva iyo radio, ati umugabo wanjye ntabwo yigeze ayumva.